Turabasuhuje. Dukomeje gusoma Bibiliya, tugeze ku munsi wa 35 w'umwaka. Turacyari mu gitabo cy'Abalewi ku murongo wa 40 mu gice cya 13. Umuntu napfuka umusatsi azaba ari umunyaruhara, ariko ntazaba ahumanye. Kandi napfuka umusatsi wo mu gitwariro azaba ari umunyaruhara rwo mu gitwariro, ariko ntazaba ahumanye. Ariko niba umuze w'urubara uri mu ruhara rw'inyuma cyangwa mu rwo mu gitwariro, azaba ari ibibembe bisheshe mu ruhara rw'inyuma cyangwa mu rwo mu gitwariro. Umutambyi amusuzume, niba uwo muze ari ikibyimba cy'urubara kiri mu ruhara rwe rw'inyuma cyangwa mu rwo mu gitwariro, ugasa n'ibibembe biri mu mubiri we, uwo azaba ari umubembe, azaba ahumanye. Uwo mutambyi ntazabure kuvuga ko ahumanye, umuze we umuri ku mutwe. Umubembe urwaye uwo muze agende yambaye imyenda ishishimutse, atendeje umusatsi, ajye yipfuka ubwanwa, ajye avuga cyane ati, ndahumanye, ndahumanye. Iminsi yose akirwaye uwo muze, azaba ahumanye, arahumanye, abe ukwe ature hirya y'aho mubambye amahema. Kandi umwenda ufashwe n'umuze w'ibibembe, naho waba uboheshejwe ubwoya bw'intama cyangwa waba igitare, kandi naho uwo muze wamufashe mu budodo bw'ubwoya bw'intama cyangwa bw'igitare, butambitse cyangwa mu buhagaritse cyangwa naho buhagaritse, kandi naho icyo wafashe cyaba uruhu cyangwa ikintu cyose cyaremwe mu ruhu, niba umuze wenze kwirabura nk'icyatsi kibisi cyangwa ari urususirane, naho wabonetse mu mwenda cyangwa mu ruhu, mu budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse cyangwa mu kintu cyose cyaremwe mu ruhu, azaba ari umuze w'ibibembe. Icyo kintu cyerekwe umutambyi, nawe asuzume uwo muze, akingirane icyo wafashe kimara iminsi 7. Ku wa karindwi azasuzume uwo muze, niba uzaba ukwiye mu mwenda, mu budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse cyangwa mu ruhu rukoreshwa umurimo wose, uwo muze uzaba ari ibibembe bikirya kikaba gihumanye. Atwike uwo mwenda cyangwa ubudodo butambitse cyangwa ubuhagaritse bw'ubwoya bw'intama cyangwa bw'igitare cyangwa ikintu cyose cyaremwe mu ruhu cyafashwe n'uwo muze, kuko uzaba ari ibibembe bikirya nigitwikwe. Ariko niba umutambyi asuzumye akabona uwo muze utakwiriye muri uwo mwenda, mu budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse cyangwa mu kintu cyose cyaremwe mu ruhu, ategeke ko bamesa icyo uwo muze wafashe, agikingirane kimara indi minsi 7. Kandi umutambyi azasuzume icyo uwo muze wafashe cyaramaze kumeswa, nabona uwo muze utahindutse irindi bara kandi utagikwiriyemo, kizaba gihumanye, uzagitwike. Uzaba ari umuze ukirya, naho cyaba gipfutse imbere cyangwa inyuma. Ariko niba uwo mutambyi asuzumye icyo wafashe akabona utakigaragara cyane, cyarameshwe, ahatanyure, ahakure kuri uwo mwenda cyangwa muri urwo ruhu cyangwa muri ubwo budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse. Kandi niba uwo muze uzaba ukiboneka muri uwo mwenda, mu budodo butambitse cyangwa buhagaritse cyangwa mu kintu cyose cyaremwe mu ruhu, uzaba usesa, uzatwika icyo wafashe. Ariko niba uwo muze uzaba uvuye muri uwo mwenda, mu budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse cyangwa mu kintu cyose cyaremwe mu ruhu, icyo uzaba umeshe cyose kizongere kimeswe ubwa kabiri, kibe gihumanutse. Ayo niyo mategeko y'umuze wafashe umwenda w'ubwoya bw'intama cyangwa bw'igitare, naho wawufashe mu budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse
cyangwa bafashe ikintu cyose cyaremwe mu ruhu ngo babone uko bavuga ko kidahumanye cyangwa gihumanye. Igice cya 14. Amategeko yo guhumanurwa k'umubembe. Uwiteka abwira Mose ati, aya abe ari yo mategeko y'umubembe ku munsi wo guhumanurwa kwe, azashyirwe umutambyi. Nawe ave mu ngando z'amahema asuzume uwo mubembe, nabona ko akiza uwo muze w'ibibembe, ategeke ko bashakira ugiye guhumanurwa inyoni ebyiri zitazira nzima n'ingiga y'umwerezi n'agatambaro k'umuhemba n'agati kitwa ezobu. Umutambyi ategeke ko bakererera imwe muri zo mu rwabya hejuru y'amazi yatembaga. Inzima yende n'iyo ngiga y'umwerezi n'ako gatambaro k'umuhemba na ezobu iyo, abyinikane n'iyo nyoni nzima mu maraso ya ya nyoni yakerewe hejuru y'amazi yatembaga. Amishe ayo maraso 7 k'ugiye guhumanurwa ibibembe, avuge ko ahumanutse, arekurire mu gasozi iyo nyoni nzima. Maze uhumanurwa amese imyenda ye, yiyogosheshe umubiri wose, yiyuhagire, abe ahumanuwe, abone kugaruka mu ngando zanyu, ariko amara iminsi 7 aba hanze y'ihema rye. Ku munsi wa 7 aziyogosheshe umusatsi wose n'ubwanwa n'injwiri, yiyogosheshe n'ahandi hose, amese imyenda ye, yiyuhagire, abe ahumanutse. Ku munsi wa 8 asende abana b'intama b'amasekurume 2 badafite inenge, n'umwana w'intama w'umwagazi udafite inenge utaramara umwaka, n'ibice bya 13 bya efa y'ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta ya elayo ho ituro ry'ifu, n'urugero rwa rogi rumwe rw'amavuta ya elayo. Umutambyi umuhumanura amurikane uhumanurwa n'ibyo imbere y'Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Uwo mutambyi yende umwe muri abo bana b'intama b'amasekurume, awutambeho igitambo cyo gukuraho urubanza, aturane nawo rogi iyo y'amavuta ya elayo, abizungurize imbere y'Uwiteka bibe ituro rizungurijwe. Abikire uwo mwana w'intama w'isekurume mu buturo bwera, aho babikira igitambo gitambirwa ibyaha n'icyoswa. Uko igitambo gitambiwe ibyaha ari umwanya w'umutambyi, niko n'igitambiwe gukuraho urubanza kimeze, ni icyera cyane. Umutambyi yende ku maraso y'icyo gitambo gitambiwe gukuraho urubanza, ayakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo kuhumanurwa, no ku gikumwe cye cy'iburyo, no ku ino rye ry'iburyo rinini. Kandi yende kuri rogi iyo y'amavuta ya elayo, ayisuke ku rushyi rw'ibumoso, akoze urutoki rwe rw'iburyo mu mavuta ari ku rushyi rwe rw'ibumoso, aruminjagire ayo mavuta 7 imbere y'Uwiteka. Ayandi mavuta asigaye ku rushyi rwe, umutambyi ayakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo kuhumanurwa, no ku gikumwe cye cy'iburyo, no ku ino rye ry'iburyo rinini, kuri ya maraso y'igitambo cyatambiwe gukuraho urubanza. Andi mavuta asigaye ku rushyi rwe, umutambyi ayasige mu mutwe w'uhumanurwa, nuko umutambyi amuhongerera imbere y'Uwiteka. Kandi umutambyi atambe igitambo cyo gutambirwa ibyaha, ahongerere uhumanurwa guhumana kwe, hanyuma abikire igitambo cyo koswa. Umutambyi atambire ku gicaniro icyo gitambo cyoswa na rya turo ry'ifu, nuko amuhongerere abe ahumanutse.
kandi niba ari umukene ntabashe kubona ibingana bityo, yenda umwana w'intama w'isekurume w'igitambo gikuraho urubanza cyo kuzunguzwa kibe impongano ye, n'igice cya 10 cya efa y'ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta ya elayo ho ituro ry'ifu, n'urugero rwa rogi rumwe rw'amavuta ya elayo, n'intunguro 2 cyangwa ibyana by'intuma 2, ibyo yabasha kubona, kimwe kibe igitambo cyo gutambirwa ibyaha, ikindi kibe igitambo cyo koswa. Ku munsi wa 8 abishyire umutambyi ku muryango w'ihema ry'ibonaniro imbere y'Uwiteka ngo bimuhumanuze. Umutambyi yenda uwo mwana w'intama w'igitambo cyo gukuraho urubanza na ya rogi y'amavuta ya elayo, abizunguriza imbere y'Uwiteka bibe ituro rizungurijwe. Abikire uwo mwana w'intama w'igitambo cyo gukuraho urubanza, yende ku maraso yacyo ayakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo kuhumanurwa no ku gikumwe cye cy'iburyo no ku ino rye ry'iburyo rinini. Umutambyi yende kuri ayo mavuta ayisuke ku rushyi rw'iburyo, ayaminjagirishe urutoki rwe rw'iburyo 7 imbere y'Uwiteka, ayakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo kuhumanurwa no ku gikumwe cye cy'iburyo no ku ino rye ry'iburyo rinini, aho yakojeje ya maraso y'igitambo cyatambiwe gukuraho urubanza. Ayandi mavuta asigaye ku rushyi rw'umutambyi ayasige mu mutwe w'uhumanurwa ngo amuhongerere imbere y'Uwiteka, kandi atambe imwe muri za ntungura cyangwa kimwe muri bya byana by'inuma, ibyo yabashije kubona, atambe ibyo yabashije kubona kimweho igitambo gitambirwa ibyaha, ikindiho igitambo cyoswa kitagabanije, agitambane na rya turo ry'ifu. Nuko umutambyi ahongerere uhumanurwa imbere y'Uwiteka. Ayo niyo mategeko y'uwafashwe n'ibibembe, ntabashe kubona ibyari bikwiriye kumuhumanuza. Amategeko y'ibibembe bifashe inzu. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, nimumara kugera mu gihugu cy'i Kanani, nzabahaho gakondo, ngatera ibibembe inzu yo mu gihugu cya gakondo yanyu. Nyir'iyo nzu agende abwire umutambyi ati, inzu yanjye iransusira nk'ifashwe n'umuze. Uwo mutambyi ategeke ko bayikuramo ibintu byose atarayinjiramo gusuzuma uwo muze, kugira ngo ibyo muri iyo nzu byose bidahumanywa, maze uwo mutambyi yinjire muri iyo nzu ayisuzume. Asuzume uwo muze, nawubona ku nzu ipfumaguritse, utuyira twikorogoshoye twenda kwirabura nk'ibyatsi bibisi cyangwa tw'urususirane, kandi uwo muze ukaboneka nk'ucengeyemo imbere, umutambyi asohoke muri iyo nzu, kandi ageze ku rugi ayikinge imara iminsi 7. Ku wa 7 uwo mutambyi azagaruke ayisuzume, nasanga uwo muze ukwiriye ku nzu, ategeke ko basenyaho amabuye afashwe nayo, bakayajugunya ahantu hahumanijwe inyuma y'umudugudu. Kandi ategeke ko bahomora iyo nzu imbere impande zose, kandi basuke ingwa bahomoye ahantu hahumanijwe inyuma y'uwo mudugudu. Bazana andi mabuye bayasanishe aho basenye yayandi, bazana indi ngwa bayihome ku nzu. Uwo muze nugaruka ugaseseka ku nzu, amaze gusenyaho ayo mabuye no kuyihomora no kongera kuyihoma, uwo mutambyi ayinjiremo ayisuzume, nabona uwo muze ukwiriye ku nzu uzabe ari ibibembe biyirya, izaba ihumanye. Bazasenye iyo nzu, amabuye yayo n'ibiti byayo n'ingwa n'ibyondo byayo byose babijyane inyuma y'uwo mudugudu ahantu hahumanijwe. Kandi uzinjira muri iyo nzu igikinzwe azaba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi uzayiraramo
azamese imyenda ye, n'uzayiriramo azamese imyenda ye. Ariko umutambyi nayinjiramo akayisuzuma, akabona uwo muze utakwiriye ku nzu imaze guhomwa, uwo mutambyi azavuge ko ihumanutse, kuko uwo muze ukize. Yenda ibyo guhumanuza iyo nzu: inyoni ebyiri n'ingiga y'umwerezi n'agatambaro k'umuhemba n'agati kitwa ezobu. Abikira imwe muri izo nyoni mu rwabya hejuru y'amazi yatembaga. Yenda iyo ngiga y'umwerezi na ezobu iyo n'ako gatambaro k'umuhemba n'inyoni nzima, abyinike mu maraso yikerewe no muri ayo mazi yatembaga, abimishe kuri iyo nzu 7. Ahumanuza iyo nzu amaraso y'iyo nyoni n'ayo mazi yatembaga, n'iyo nyoni nzima n'iyo ngiga y'umwerezi na ezobiyo n'ako gatambaro k'umuhemba, maze arekurire iyo nyoni nzima mu gasozi inyuma y'umudugudu, uko abe ariko ahongerera iyo nzu ibihumanutse. Ayo niyo mategeko y'uburyo bwose bw'umuze w'ibibembe n'uw'ibikoko, n'ay'ibibembe bifashe umwenda, n'ay'ibifashe inzu, n'ay'ikibyimba n'igikoko n'ibara ry'amera n'urubara, yigisha ibigaragaza ko ikintu gihumanye cyangwa ko kidahumanye. Ayo niyo mategeko y'ibibembe. Murakoze, tuzasubire ejo ku munsi wa 36.